ngeze se yashika Imana yantumye ngo mfata ikijanje ndagenda ngezeyo ninjiyemo ndasenga narwanye n'imbaraga z'umwijima mu Rwanda ubyumva ndasenga ariko ndasenga Imana yambwira ikintu nkakivuga Imana yambwira ikintu nkakivuga abantu baravuga ndabwira ati singewe wa mbere ahubwo ni Yesu wa mbere asengeye abantu 30 havuyemo 15 barataha wasengeye abantu 30 bajyamye ku bitanda muri CHK 30 15 bahita bataha oya gasubiramo neza umva ibintu kumva birakurenze nasengeye abantu 30 barwaye indwara zitandukanye hari abari barwaye diabete hari abari barwaye imivuduko hari abari barwaye ngo bagonzwe hari abari barwaye ibyo batambutse mu ntuza mu mirima zabo barabateza abarozi hatasha abantu 15 batandukanye barakira pe barataha uyu munsi bari kumamagara ati n'abandi 15 basigaye amaze gutahamo batandatu. Yes, reka tubasuhuze abakunzi ba Concord TV show aho muhereye hose abari mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali turabasuhuje cyane abari mu mahanga mwumva ururimi rw'ikinyarwanda turabasuhuje Imana y'amahoro ibahe umugisha kadushimira abantu bakanze subscribe bakadushyigikira tukaba tukugenda tu umuryango mugari nawe ubonye iki kiganiro ari bwo bwa mbere ndakwinginze ufata amasegonda 5-10 ukandeho ubundi nawe dushyigikire ujye ubona ibiganiro byacu nkuko twabasezeranyije ko tutazajya tubicisha irungu tuzajya dufata urugendo tukabashakira tumirwa uyu munsi twavuye Musanze turaza ahantu nicaye ni iruhande rw'umupaka wa Cyanika umupaka uhuza u Rwanda ndetse na Uganda aha niho turi nta kindi cyatuzanye twaje ngo twamamaza ubutumwa bw'Imana imbere ya kamera turi kumwe n'umukobwa mwiza umuvuga butumwa umuhanuzi umwana w'Imana reka tutabatindiye atangira twibwira. Yego murakoze cyane nitwa Nyiramana Leonsia yego mfite abana 3 ndi umubyeyi ndagusenga cyane nari nkise umukobwa yego yego n'abana ari kumwe nawe birebire yego ntacyo ari kuri umubyeyi kandi umubyeyi ni umuntu wabyaye Leonsia kandi kazina bakwita se amazina ayo ngaya ari kwiranga mu Nyiramana Leonsia yego ibyo bakoze kumumagara cyane nitwa Fiete yego impamvu Fiete nyine ntari kuri bura nanjye bucura bwacu yitwa Fiete kumva uri bazina wabucura bwacu izina ry'umwana se umukuru yitwa Niyonkuru Jonathan ubwo wakwitira mama Jonathan yego uwa kabiri nawe yitwa Igisubizo Alia yego uwa gatatu yitwa Igihozo Diana yego bakunda kwitirira imfura mama Jonathan mbo tuyadukunda ro kwanga kugira ngo twiyobore ahubwo tugasaba Imana ngo abariza ituyobore muri iki kiganiro ko twe twiyoboye twayoba nubundi ugiye gutangiza n'isengesho kugira ngo Imana izituyobore ni karibu. Murakoze cyane reka dushima Imana ko yaturinze dushima Imana ko yatubyukijeho dushima Imana hari byinshi yaturengeje tukaba tukiri guhumeka murakoze cyane kadusenge yego urera nyiribihe uwiteka nyiringabo urera uravuga biko bategeka bigakomera Imana yambucisha Abisiraheli inyanja itukura Imana yarinze Daniel mu rwobo rw'intare Imana yarinze Meshake na Abednego mu tanura ry'umuriro iyo niyo Mana mpamagaye Imana yaremye ijuru n'isi niyo Mana mpamagaye maze nanjye kandema reka tubanza duhagarika imyuka mibi y'abazimu n'izina rya Yesu n'izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga reka tubanza duhagarika ibituhiga katika jina la Yesu reka tubanza duhagarika ibiturogoya n'izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga urira urakiranuka uravuga bikabategeka bigakomera uri Imana ireba hose icyarimwe uri Imana izi kurinda reka tubanza
tuguhamagare kuko urabikwiye. Reka tubanze tugushime kuko urabikwiye. Turagushimye cyane, turaguhimbaza cyane. Uwiteka Nyiringabo, wakoze kuturinda, wakoze kutubera amaso. Aka kanya turagusabye ngo ubanze ururu kubana natwe muri iki kiganiro. Turaguhamagaye ngo ubanze utugote impande zose, kuko wavuze ngo impande zose urahari. Uwiteka Nyiringabo, niyo mpamvu tukwizeye. Turakwizeye cyane ko utadukoze isoni, turakwizeye cyane ko utadutana. Uwera wa Isiraheli ni ukuri, turakwinginze. Uwera Data rero reka ntuze ariko ntutuze, komeza kubana natwe nanone n'iteka ryose n'ibihe bidashira mwami. Amen. Ewe sinayimfashijwe nangiye kuzura umwuka cyane kabisa. Kuzura umwuka wera nangiye kuzuzwa amavuta kabisa. Buriya iyo umuntu ari gusenga, yego, hari ahandi hantu haba agiye, mbese ukazamukana n'umwuka wera. Yego. Umeze ute muri iyi minsi? Umeze neza, nta kibazo, usibye ko nyine utubazo tutabura mu buzima. Yego. Ariko iyo tubirebye twebwe turihangana. Hari izindi mbaraga tuba twarahawe n'Uwiteka Imana yacu, kugira ngo tuzaje turabyihanganira. Yego. Ariko hari yitwa Betelema yaririmbye ngo hari ibanga kubakijijwe, ati nyine ibigeragezo bitugeraho, urumva ariko icyiza cy'abakristo nuko akenshi binatugeraho bitadutunguye. Hari ibanga kubakijijwe, hari ibanga kuri bo, nubwo ubona bagenda, nubwo ubona baruha, ariko bazaruhuka bageze mu ijuru. Igitero kivuga ngo baragenda nk'abandi bose, barambara bibagoye, iyo banyuze mu mashyamba amahwa bica nk'abandi yo. Ariko ntabwo ari gusa, kuko bo bafite ibanga. Hari ibanga kubakijijwe, hari ibanga kuri bo, nubwo ubona bagenda, nubwo ubona baruha, ariko bazaruhuka bageze bw'ijuru. Haleluya, amena. Yego. Nyine intambara ziteye iyi si, yaba abakristo yaba abapagani, twese turazirwana, ariko icyo turusha abandi nuko dufite ibanga. Yego, nuko dufite ibanga. Kandi uw'Imana yahisemo wese. Yego fiye. Akenshi hari igihe umuntu avukira mu rugo rukijijwe, cyangwa se akavukira mu rugo rudakijijwe akaza gukizwa nyuma. Wowe wavukiye mu rugo rukijijwe n'ubundi agakiza, usa n'uwakonse ku ibere rya mama, cyangwa waje gukizwa nyuma uri mukuru? Urumva ko nahawe agakiza ndi kwa mama wacu, uri umukobwa. Yego. Ndicarana nyine nza gutaha njya mu rugo, mbaye mvuye mu byo gusenga. Yego. Mbaye mvuye mu byo gusenga, ubwo mama urumva ko yaracuruza itabi. Mama yacuruzaga itabi. Yego. Baba bakijijwe nk'abarokore. Yego. Urumva ko abantu bacuruza itabi ntabwo. Yego. Sibyo ko umuntu Imana iba yaragutoranyije, iba yarakuremye mu nda ikakurinda, kabizi icyo uzaba cyo. Ariko mbese mbere na mbere nahawe agakiza kwa mama wacu. Yego. Uza kwiga mu barokore, ndabatizwa. Yego. Nibwo natangiye gusenga. Wumvise bimeze ute? Abantu badasenga baragowe, kuko igihe natangiriye gusenga nahuye n'ibigeragezo bikomeye. Yego. Kuko nahise nshaka umugabo,
nimara gushaka umugabo mpura n'ikibazo gikomeye cyane, umugabo w'umusitari winywera inzoga, yanywaga inzoga, anywa urumogi, mbese ibintu bibi cyane kandi wowe ukijijwe. Yego urumva, ariko nanjye burya ngo iyo bavuga ngo iyo ujanye n'umusambanyi nawe uramusambanyi, cyangwa se ngo mbwira uwo mugendana ndakubwira uwo uriwe. Ndi kumwe n'uwo mugabo nabonaga ibyo ari gukora, yanyweraga itabi mu nzu, mbese ukabona ameze ukuntu, akanywa n'inzoga. Naje guteshukaho gato, nanjye nsoma ku nzoga, ariko numva ukuntu ziba zimeze, nanjye nsomeho numva uko biba bimeze. Ariko ubwo narabatijwe, nabaye nk'uteshutse gatoya. Ubwo ndavuga ati reka nanjye ninywere ku nzoga n'ukuntu biba bimeze. Yego wa mugabo anyigisha no kunywa itabi sha. Umvishene we. Anyigisha kunywa itabi. Itabi ry'urumogi. Uriya muvanga. Nari mweyo. Itabi ry'urumogi ndarinywa, iribyo byarajeri ndarinywa, inzoga ndarinywa. Ubwo nanjye ntangera kwambara nk'umusitari. Nateshutse mu gusenga, nari ngisenga narabivuye. Shakana nawe ntagisenga. Wa mugabo akubise mwinda ya mbere. Ninde wavuye mu nzu ni Fiyete, ikigeragezo kirankanda. Ndakomeza nk'itabi. Ati umwana ndamuha itabi nashaka pe. Itabi nkakubita inzoga, nkanywa itabi ngakubita inzoga. Ubundi bari kunyirukana. Nibashaka uvemo nta mwana nkeneye. Nshaka kwibera nk'umusitari w'umukobwa. Yego Ariko bikanga. Nza kumubyara, umwana wanjye aba muzima, nsanga nta n'agakomere. Yego Mu gihe ndi kumurera arakubise mu ya kabiri. Ari aho ngaho turi kumwe nta kibazo dufite. Abakubise mu ya gatatu. Yego uwa kabiri yari amaje kuzuza amezi 3. Akubitamo n'inda ya gatatu. Ningubwira ngo ikigeragezo kirabyanga. Ariko ku mwana wa kabiri nahise ntangira gusenga. Najyaga ndota inzozi. Burya n'umunyabyaha Imana iramurotesha. Aho niho nshaka cyane ukuntu wongeye kugaruka mu yanzira wo gusenga. Ukuntu nagarutse muri iyo nzira yo gusenga habaye ikintu kimeze. Yego Umwana wa kabiri nkimara kumusama. Najyaga ndota inzozi. Nari ngifite uwa mbere. Amaze kugira imyaka 2. Imyaka 2. Noneho nkajya ngenda, umugabo yajya kunywa yanda iza nkajya numva ibyo ari kunywa biri kunukira cyane. Nkajya numva isesemi iri kuzamuka yafatisha itabi, yazana n'inzoga, nkajya numva ni nk'igisebe kiri kunuka. Itari kwemera ngo nze kunywa ibyo bintu byawe, wamba bari kuruhande. Yego Uruhande se wagiye iwawe. Akantu kati wa musenze wose waje ahangaha utazi ko mbinywa. Gati yego naje ahangaha nzi ko binywa, ariko mbabarira inda ntwaye ntago iri kuvinyemerera. Rero birakureba. Uvuga ati harindi nyine reka ntuze ntanihangana. Ubwo nza kuryama hari mu ijoro kugeza basizagiraga. Yego Muri bucye cyumweru sinzi uburyo naryamye. Ndota inzozi ngo mfite abana 3. Mfite abana 3 harimo umuhungu n'abakobwa 2. Ariko nari nkwiye mu nzu y'amabati 7 umuvandi. Nari nkwiye mu nzu y'amabati 7. Yego
noneho nkimara kuryama mbonye izo nzozi mbona inzozi ziraje ngo mfite abana batatu ariko ngo mbona ngo igitara kituruka mu ijuru gitoboye amabati aho ndyamye icyo gitara ngo ninje cyakongejeho ngo kirankongeza ngo ngaje numva kiri kumwika nkajya numva kiri kumwika umugabo yahunga ngo nagendana nawe akansubiza inyuma atari kusubirayo mva inyuma ngajya mbona umugabo ari guhunga ari kuva muri ako kazu ndimo agahungira mu wabo mwanyina yego noneho yahungira mwanyina nkavuga si uyu mugabo ko ari kunsiga abana akansigera abana batatu ntagire n'umwe afashaho bimeze bite ko ndi kubana ari kuhunga ariko noneho nkimara kubona izo nzozi mu gitondo narabyutse ndavuga Imana izi nzozi zije gute izo nzozi noneho nabonye mfite abana batatu umugabo ari kumbunga ibyo byo bisobanura yego ngira ngo ni nkabi ni bya bindi bisanzwe urumva umuntu udasenga ntayari kwita ku nzozi yego ngira ngo ni bya bindi bisanzwe ndituriza ndaceceka avuga ati reka nakomeze nigirire nicarire nta kibazo ntacyo bizantwara ubwo buriya ni ibisanzwe mbaye aho ngaho ariko umunsi gumwe nza kuvuga ati ariko wafata umwanya ukajya gusenga nje gusenga nibuka ko nanywaga inzoga nibuka ko ndi guhura n'ibigeragezo mpita nongera nsubira mu ishyamba yego ishyamba mu butayu cyane niho nasengeraga nkajya ahantu mu ishyamba nkajya gusenga ngasenga urumva ko icyo gihe nari nicaranye umwuka wera ariko ntawukoresha yego iyo bigana Imana yaramfashe gusa ndicara nkajya ndasenga ubwo wa mwana baba bakubisemo intambara zibaye intambara ninde wakubiswe ninde wagiye iwabo ni fiyete ninde wakubiswe umwana wa kabiri aravuka amajije kugira amezi 3 umugabo yumva inzara yarandiye umugabo sinzi icyo gihe yari yagiye mu muryango w'iwabo sinzi ubwo bari bagiyemo aza mu rugo arambwira ati rero azazanye amafaranga 1,000 arambwira ati rero wa mugore iyo nzu y'amabati 7 dutuyemo turayibyarira mu wundi mwana wa 3 ndavuga ati rero wa mugabo we amagani ubusego ko tuzabigenza reba icyumba kimwe nito yaringana na toilette ndamubwira ati rero ntabwo tugomba kuba twabyarira hano abana 3 ahubwo shakisha ukuntu byagenda tubonye amafaranga y'itiki icyo gihe abagabo bajyaga mu Buganda bakazana iki bakazana amafaranga menshi ubwo agiye mu Buganda arambwira ati rero ngiye kujya mu Buganda ati ngaha kandi ritiki icyo gihe twari twanaburaye arambwira ati aya mafaranga ngiye kugira gute ngiye kuyafatanya tegeshe njye mu Uganda ndebe ko nabona wenda byibuze n'utubati 10 nze twakongera yego wa mugabo none uhugize igitekerezo kuko numvaga ko ari igitekerezo numvaga ko ari igitekerezo agizeho numvaga bizakunda kuko nabonaga abandi bari kugenda ubona biri gukura urumva ubwo mbaye aho ngaho ndicaye mu gitondo arambye ati aka kanya ubu ndapanze nshakira imyenda uyitegure neza ndafura imyenda ndayanika mu gitondo mushirira mu gikapu mbona umugabo aragiye kumva afite urumva ko asigiye umwana w'amezi 3 yego ninda naranabagwaga nasamiye mu bisebe shahuwe cacaka Imana ngope nsamiye mu bisebe umugabo yamaze ukwezi mu Uganda nindi ifite ukwezi uri kumva wa mwana yari yushusha amezi 4 uko umwana ari kugira ari indiri gukura ni kumwana nawe ari gukura uri kumva aho ngaho hari akazi ninde waguha akazi ntawe waguha akazi ufite uruhinja ndetse n'inda nta muntu waguha akazi ntawe pe inzara umva ninkubwira ngo mama ranyanga
mama yaranyanze nabo tuvukana baranyanga yego mu muryango nashakiyemo nono n'umwana gukizwa sebye n'umwana tegereza wumva gukizwa yego ndashaka ngo abantu bumva aho Imana ikura umuntu yego pe uko Imana ishoboye ibyo wakora byose Imana niye mva ereko agasinga kana akakuvaho yego Imana irashoboye ni inyembaraga noneho rero gukizwa ntangira gusenga muri ibi umugabo akimara kugenda njimara kubona nsijya umwana w'amezi 3 yego ninda ntangira gusenga icyumba aho cyose cyateranye yete wagiyemo icyumba nari mfite ikanzu imwe iyo kanzu ntiyamvaga narayambaraga iyo yanduraga nayambaraga iminsi 3 nacunganaga nuko nasaba isabune nabona utambutse nk'umuntu unzi akubwira ati we undi abo ngaho igiceri cy'ijana ndebe ko byagenda neza nagirirwa amahirwe cyakora Imana irashoboye ntabwo yanyimaga isabune Imana ishimwe naburaga ikintu cyo kurya ariko nabwo muri icyo gihe umugabo avuye aho ngaho inzara yarambiye urumva mfite uruhinja naburaye iminsi 3 umunsi gwa kane guraza ubwo ukwezi kwikubitaho naja hariya kuri umugore watetse hariya ngabaza nkicara aho ngaho ngatuza yahisha ambwira ati ngwe nukoremo akaba ari byo biryo ngenda nkararira yego umwana aza kurwara bwaki urubuga rw'ameza amashereka naje ubwanjye nabaye urugo inzarira kugira ngo nje wahaguruka se ngo ugiye gusuka amazi wabibasha narakambaga ngafata ikidoro cy'amazi ngicurungura hano ku munwa ngongera ngasubira mu cyumba aho ndyamye mu buriri ngashira umwana amazi ku munwa akonka umunwa nk'ibere akura ubutuzi agakura amazi akagira ngo ni amashereka umwana aragenda arwara bwaki nanjye ubwanjye ndwara bwaki icyo mu nda nacyo kiri kuzamuka gishaka kunyura mu kanwa muri uwo mwanya ndavuga ati hari umugore waje mu rugo arambwira ati fiye twahuriye mu nzira nari mvuye gusengera ahantu bita ku Gihaya ahantu bita ku Gihaya iwacu ubundi ni iwacu usibye ko ndi inahangaha muri Burera yego ibyo sezerano Imana yambwiye ngo nzaje muri Burera kuko ntarahagira ariko iwacu ni Rusizi yego ni Rusizi ku kirwa cya Nkombo ese uzi ko batubwira amashi ni Rusizi ku kirwa cya Nkombo mu kirwa hagati ubwo nza kwicara nza kuva aho ngaho umwana ku rutugu undi muna nza guhura n'umukobwa aranyitegereza arambwira ati fiye karana tari kuzi buriya ko hariya ku mushinga bari kwandika abana batoya bajya muri kompasi bari kwandika n'abana batwite none subu nanjye banyandika mwana ndi gusenga nambaye nabi meze nabi niwumva ngo kumera nabi yego uriya iyo mbyubutse nenda no kurira ninshaka nanarira kuko noneho ni amateka ndavuga ati buriya si wa mukobwa we banje ubu buriya baranyandika ko uretse ubu kweri baranyandika tekanze kugenda yego ndahanyura hari mu baporoso kompasi y'abaporoso turatambikana ndahageze mpagiye sanga abakozi ba kompasiyo barahari aho kugira banyakire bakaja baranyitegereza bakandeba kandebana n'iseseme nshira umwana hasi ninda mba inkari z'umwana ziri kunuka nababaye nahangayitse nabuze n'igiceri cy'ijana bari kundeba gumiwe ndababaza ati none se muvandi kubambwiye ngo muri kwandika abana ba kompasiyo nanjye konje ngo mu nyandika ese ninde ubikubwiye babimbwiye ngo muri ko Yesu Kristo alleluya amen
Imana ishimwe papa reka mbivuge yego reka mbivuge kuko Hallelujah amen reka mbivuge kuko haraho ya Imana ni igitangaza nukuri barandebe baranyitegereza barambwira ati fiye tuhajya ngo umuntu ukuzanye ari hehe ese wowe umuzanye ninde wagutumye ngo uze ujye kumuzana oya tugomba none se ko nabonye ari umuntu ubabaye kurusha nabo muri gufata mwamba bari wenda mumbabarire mu mufati umwandike ndicara ubwo nifasha gutya ninda iri hirya iyo ngiyo umugabo yaragiye nta no kunyohereza n'igiceri cya 5 na nimero yiwe nta niyo mfite maze ukwezi najya ndi kurira kuri bagenzi banje bahishije nkajya kwicara mu mago y'abantu ngategereza ndicara nyibaye kwicara umugabo arasohoka arandeba yakagabo karekare umugabo n'umwana mwiza cyane barandeba baranyitegereza tuvuze kwiyandikisha ntabwo turi bwandike tugenda tugo nta nubwo nzi n'igihe bazandikira kandi ndi kubona abandi bari kuza bakabafata baza bakabafata bakabandika ubwo nsubiza umwana wanjye mu mugongo ndigendera ubwo inda yari imaze kugira amezi angahe yari imaze kugira amezi 5 turi kwihuta mu butumwa yego ubwo mbaye aho ngaho amezi 7 6 8 garabaye amezi 9 ngiye kubyara ninkubwira ngo nagiye kubyara nta n'igiceri cya 5 nagiye kubyara nta n'agatenge nagiye kubyara mugiye urabona kuva nka hano ngaha ujye Musanze yego ukagenda n'amaguru ugiye kubyara si ikibazo cyane ahubwo ugenda ubwo ndimara kwicara ndituriza ndavuga ati rero wa mana we ariko icyo gihe nari ntagiye gusenga nari ntagiye kwiyumvamo gusenga cyane yego ndahantu hakomeye ndatangira ndasenga Imana ikampumuriza Imana ikabwira abavuga butumwa ati mwitonde musengere fiyete cyane kuko ari ahantu hakomeye ari ahantu hababaje ari ahantu mbese aho umuntu atakifuza ariko mu musengere nzatabara urumva umuntu wari usamiye mu bisebe nari mfite ikibazo gikomeye cyane ubwo ndimara kugera aho ngaho ndimara kujya kubyara uri kumva haturutse umubyeyi umwe ava iwacu azaniye igitenge akimara kunzanira igitenge anzanira n'iki nta n'amafaranga y'ibitaro nari mfite iwacu bari baranyishuriye mituweli ubwo ndimara kugera imiti yo kumbagisha bayitije umuntu twari turi kumwe mu bitaro kugira bambage bahore mu umwana barabonetse ako kanya uvukana umugabo uvukana n'umugabo wanjye ubwo navuga ngo ni muyomba we umugabo wa muyomba we umugore we mbona umugabo wanjye aramwohereje umuntu utarampamagaraga aho ngaho muhitondera Imana yankoreye igitangaza aho ngaho oya bivuge imyaka amezi ubwo gari gabaye amezi 9 tutari kuvugana mbona noneho kuri uwo munsi nagiye kubyaraho bamubwiye amakuru ko bimeze mbona yohereje umugore wa tonto umugabo wiwe yego azanye amafaranga 22,000 harimo 15 byo kwishura ibitaro banguriraho n'udukweto baguraho n'utwenda umwana ngatutaka ariko muri uwo munsi ningubwira ngo nayo kunshirisha intuze nayo gushira ibisebe kugira ngo bantere imiti yari yabuze ndicara icyo gihe bakimara kumbaga ubwo umuntu yantije imiti
nta gandi mafaranga dufite kugura imiti ubwo mbaye aho ngaho ubwo umugabo wanjye yohereje uwo mugore maze iminsi itatu mu bitaro mbazwe nta n'umuti ndi kubona yego ubwo mbaye aho ngaho ngumya aho ngaho bampaye umuti umugore azanye amafaranga bampaye umuti ibisebe birambye bicamara kundya ndavuga se none wa mana we kwambye ko nzabana nawe hahantu yego bimeze bite nani bayohereje abapasteri babiri banzaniye amafaranga yo kugira gute yo kwishura imiti nibwo nagiye nk'umuti uwo umunsi umwe gusa njya bashiramo umuti bahita banadusezerera ko mwagomeje kuguma aha ngaha bimeze bite ariko ninkubwira ngo umuganga yajyaga aza kuvura isaza arizo zagose igitanda arizo zigose igitanda cyanjye akavuga ati uyu muntu bimeze bite umuntu murwaje ninde mabuka baramubwiye gutangiranga muntu kugira ngo bazampereze imiti yarabyanga mbayeho mu kigero ariko muganga Imana yaratabaye natashe njimara kumara amezi 2 mu rugo wa mugabo Imana yaramubujije amahoro wo kuri compassion inzara yaranyishe yarandiye umugabo Imana imubuza amahoro baza kunyishakira mu rugo wa mugore niwe tuje gushaka Imana nakomeje kumurota mu nzozi Imana yambujije amahoro nje kumushaka kugira ngo mwandike nukuri ndamwandika ari hehe mu mumbwire Imana yambujije amahoro nta mahoro wa mugabo ambonye aravuga ati ni wowe warabyaye maze amezi 2 mfite uruhinja n'umwana wujuje umwaka ubwo bose baracyari gukamba ari gukamba undi n'uruhinja bose dukubotse ntanishana ntanigiceri cya 5 ngiye gupfa ngiye kuva mu mwuka mama yaranyanze yeze imyumbati nkamubwira mama mbabarira umpereze n'agace k'umwumbati base mpe mama kakanyima basaza banje baranyanze mva umuryango umugabo yashakiye mu waranyanze wumve ko nari nsigaye ndi igiti kimwe ariko uwo munsi Imana irazirantabara iyandika wa mwana mu munsi bahita bambwira ati uhereye none uragenda ujye gufata ibiro 5 by'umuceri ibiro 5 by'ifu y'igikoma ibiro 5 amavuta yo kusiga abana isabune mbasubiwe mu nangira kurya ntagiye haleluya ntangira kurya nanya kubywa ninkubwira ngo Imana yarahaba haleluya amen Imana yaratabaye Imana yarandegeye Imana yaramva yabereye maso icyo gihe sinasete ariko imva akakanya wowe kunkurikirana ndakubwiza ukuri ko Imana ikuri hafi ndakubwiza ukuri ko Imana itabara ndakubwiza ukuri ko Imana ikura gucapa kwicazanya n'ibikomamo Imana irambwira ati umva mwana wanjye tegereza ko umwana amara imyaka 2 hari ahantu ngiye kukujyana aho hantu niho uzatura aho hantu niho uzaba Imana ibinguye iwacu ibinyujije mbaye umukozi mu rugo yego njibara kuba umukozi mu rugo mbanjina hangaha muri Burera ubwo nubundi mama dogo yimukira hangaha muri Burera niwe narinje nkurikiye nuko turabanye arabizi ko nabyaye ariko narasubiye mu rugo naravuye kwa mugabo wanje ubu umugabo wanje tumaze imyaka ingahe 7 tutari kumwe ariko ubu ndicaye ndakubwiza ukuri wa muntu nkurikiranye Imana data ishoboye byose niwemera umwami Yesu nk'umwami n'umukiza wawe azakubera umugabo azakurengera azagutabara azaguhica umutima wawe ushaka cyose numara kumwizera ariko icyambere uzabanza wizere data kuko ashoboye byose numara kumwizera niba wumva kumwizera byarakunaniye niba wumva uzabanza ukurure njaburi iyo ndi kubwira ngo abantu babanze bizera Uwiteka bajye babanza bakurure ukuntu Imana yaremye ijuru n'isi bakurure tese isi yabayeho gute bakurure ese nje naturutse guki ko nitwa umuntu nkabanza ikintu sindisobanukiwe ntiwisobanukiwe ariko hari ugusobanukiwe hari uwakuremye niwe ugusobanukiwe weho niwite ku jambo ry'Imana niwite ku mikorere y'Imana wikita ku by'isi
ndakubwiza ukuri ngo Imana irahari ije kubwaho ku kibazo cyawe irashira kurengeye yihuse ku mubabaro wawe irashira kurengeye iragutabaye Uwiteka arakuzi fie nuko urakomeza muri urwo rugendo mu bwo buzima bugoye waje guhabwa impano z'ubuhanuzi ryari urabona ejo bundi hashize nk'amezi 7 mpawe impano y'ubuhanuzi yego nabaye ndi mu rugo nkajya numva hari ukuntu ndi kwiyumva ndikumva sinzi ukuntu numvaga nshyushye cyane yego aho naba nicaye hose nkumva ndi guseka aho naba nicaye hose nkumva ndi kwishima aho naba nicaye hose nkumva ndi kumva amajwi nkajya nibaza ibi bintu ariko amajwi ndi kumva ikintu nakumva ikintu muri ayo majwi icyo niba Imana ivuze ati niba numvishijwe rimbwira ngo haguruka ujye gusenga hari icyo ngiye gukora yego ubwo nagenda yambwira kugenda ngo njye gusenga nkavuga se none ndasengera hehe tikajya ku musozi njye gusenga najya ku musozi nkajya gusenga kabona Imana inzaniye nk'abahanuzi ikambwira ati uyu munsi iyi tariki hari Imana igukoreye iwawe mu rugo nkongera nkabyizera nkavuga se none iki gihe maze ndi gusenga cyakora izi mpinduka ntazambagaho ariko iyi minsi no mama dogo nawe nta nubundi yaragifite icyumba mu rugo na n'uyu munsi aracyasenga wowe Rubavu si ibyo ko tuya hano hirya guce mu Kidaho hariya mu Butete ubwo nkomeza kujyayo niba twakomeje gusengana arambwira ati ukomeje kumva abahanuzi bari kumbwira ati akira ubuhanuzi ariko nanjye nabyuka mu gicuku cya nijoro ngajya numva bari kumvika mu gicuku cya nijoro ngo genda ujye nka hariya mwaruriya rugo cyo kubabwira ko Imana ibarinze hari Imana ibarinze ngahaguruka nijoro ntazi niyo ndi kujya ariko icyambwiraga ko ari Imana inyoboye nabonaga urumuri imbere yanjye nabonaga ndi kugenda niruka mu iryo joro nkumva mfite imbaraga zidasanzwe nkumva meze ukundi kuntu urumva meze ukundi kuntu avuga se none ibi bihe ndimo Mana ko ntabisobanukiwe ariko Imana iza kunsanga mu kugira ngo rero nubwo utarasobanukirwa ko naje umva ngubwire uyu munsi ngiye kuza iwawe turarara tuganira buryame sasa ubwo ndi kumva amajwi yego uri kugenda ndi kumva amajwi uyu munsi nturyame kuko hari ikintu ndi bukore nshuti ninkubwira ngo abarozi ni bato naricaraga ubwo Imana yabimbwiye ndabifite mu mutima wanjye yego Imana ni wowe wabimbwiye ubundi nkajya ndashidikanya se nuko Imana izaga mu muntu uriya byashoboka hafi ariko nagera ko nkajya mbura n'abahanuzi mu nzira bakajya barabimbwira ati ibyo wumvishe ntugire ngo ni weho wabyumvisha ahubwo ni Imana data iri kubikubwira umunsi witunganye umunsi uze kwitegura wicare witegure Yesu ari kumwe nawe uze gusenga uze gufata igihe cy'amasengesho iminota 30 hari ikintu Imana irakubwira ubwo ngafata umwanya ngicara ahantu hanje nyine ngasenga nkuzi Imana iri tunganye yego burya rero uri kumwe n'Imana wumva nta n'ikintu na kimwe cyagukoraho nta n'ikintu cyakubasha wumva hari izindi mpinduka mu buzima bwawe uri kugira wumva wabaye undi muntu wumva utari hano kuri iyi si none se wowe waje kwemera koko ko hari Imana ikuvugiramo ryari hari ubutumwa wabonye ubushyira umuntu ahubwo njyewe nariroteye njyewe atari ukuntu niroteye yego sinzi ukuntu banjanye muri gereza kumbi byari ibyo kuvuga ubutumwa bajya kumfunga ubwo twabaga turi kumwe twari duhagaranye n'umuntu yego ucuruza bino by'inzoga ntabizi
nuko ubwo ampa igikapu ngo mfasha amaze kumpa igikapu ngo mfasha baba baranjanye ubwo se none abamana ko banjana hehe Intemba bakimana kunjana Intemba yego iryo joro twasenganye n'abantu b'Intemba aravuga ati dore narasenze yego naraya mu nzozi Imana yagira nyereka umuntu ndabwira ibyayo amabanga abantu bafunzwe mwe bose yego Imana irambwira ati ugomba kubwira bano bantu ko bafunguye itariki bambereho n'umunsi bibabwiye gufungura uwo munsi turataha ubundi bwa kabiri yego hari umuntu Imana yantumye Imana ikurinze gutemagurwa iri joro Imana ikurinze gutemagurwa ni witonde biri joro wa mugabo wa nabibwiye agira ngo buriya ni imikino yabyumvise Imana yabwiye ati Imana nasohoje ubutumwa ngenda yibwira ati Imana nasohoje ubutumwa bwawe niba ari wowe unkoresha umuhereza ikimenyetso yego umugabo yaje arandeba arambwira ati uri mu Imana bari banyishe dore n'igikomere bangoromekeje yego bari bakwishe kuba utapfuye kuba utagize icyuba Imana ishimye cyane ubwo mbaye nicaye bona hari undi muhanuzi uje tugiye tugende ku musozi Imana irambwira ngo tujyane ku musozi hari kiragukorera tugiye ku musozi mba nkasanze Indembe nahasanze Indembe umuntu wari umaze amezi 3 arwaye ngo arwaye amaguru yego imitego y'abarozi yarayiguyemo yarabuze nuko byagenda ngo baramusenge ngo baramucishije mu byumba byinshi ngo nta numwe wagejeje ahasha yego ndagenda murebye nubishwe rimbira tumubwira ati uyu munsi urataha ukize mpita mubwa tumva data arambwiye ngo uyu munsi urataha ukize yego Imana yambwiye ati tumusengera nona urakubirenge ati ndamusengera mwana yari yaramva baramuteza amacupa baramuziritse imigozi mu maguru sha ninkubwira ngo Imana irakora ubyumva ninkubwira ngo Imana iratabara ubyumva naramusengeye uwo mugabo wa Mose arataha ari kugenda yarahagurutse arakandagira aravuga tumva ahubwo nyereka iwawe uyu munsi ugomba kunyereka iwawe duhita tumanukana kubera ko nari imvura n'uwo musozi duhita tumanukana mwereka iwanje ninkubwira ngo uwo mugabo uyu munsi aravuga ati nta kintu naryaho fiyeta atariye yaramaze igihe atava hari bajya kumusengeshereza ku musozi ujyayo yaramaze amezi 3 baramusize yaraguye mu mitego y'abamusi yego umugabo nta hantu bataramugeza ngo bamusengere umuhanuzi uturutse Musanze araza arambwira ati tugomba kujya gusengera ku musozi yego avuga ati tugende hari ikimana yagukorera ngeze ku musozi yarababaye Imana irambwira ati tumusengera ndamusengera mubande ninkubwiza ukuri ngo yahisaho aragaburiye ninkubwiza ukuri ngo abahanuzi barasumbana hari ufite imbaraga zo kwirukana iyo imbaraga z'umwijima zigahunga akihahinguka gutya imbaraga z'umwijima zikamutinya zikiba n'ubu ufite hari sinzi ukuntu babi amavuta aratandukanye mu buzima bwanjye niyo abana banjye niyo yakomereka akantu gato gusa ngapfa guhagura ngahacira uduca mu izina rya Yesu abyuka ahumagaye ibi nkubwira ni ukuri ninkubwira ngo Imana irashoboye Imana ni igitangaza ubyumva yego
njyewe buriya uwo mugabo naramusengeye nibwira ngo buriya birarangiye Imana intereza urugendo rwo kujya i Kigali njye i Kigali mubande nagiye i Kigali CHUK ngiye gusengera abarwayi yego na n'uwo munsi bari kumbwira ati tubabarira wongere ugaruke ho wagezeho bigenda ute nageze CHUK Imana yantumye ngo mfata itiki ryanjye ndagenda ngezeyo ninjiyemo naguye ese ko buriya abantu bajyaga no kuvuza abantu bakibwira ngo ni indwara zisanzwe bari kuvura kandi ari abarozi baba baraba ningubwira ngo n'umurozi ashobora kugutega akagutega icupa ukarigwamo rikaba igisebe kikagaragara kandi ari ibyo yashakaga kukwinjiza yego ikakwinjira ziriya miti zo kwa muganga ntacyo zamara zabivura zabisohora usibye gusenga Imana yo mu ijuru ikakuvura narahageze ndebye Mana yanjye ndebye hari abazenganya amaguru hari wabareba ukabona n'umuntu ndavuga ati Mana wowe nizeye wowe ushoboye byose wowe watabaye Daniyeli mu rwobo rw'intare nongera nsubire wowe watabaye Daniyeli mu rwobo rw'intare ukarinda Meshake na Abedenego mu tanura ry'umuriro babatereye mu kabarinda unkoresha iby'ubutwari yego rero isengesho njya ku murwayi wa mbere n'abadayimoni babaga mu bitaro abadayimoni bakukomeza kukurembya iyo nta sengesho barahari ndasenga narwanye n'imbaraga z'umwijima mu Rwanda ubyumva ndasenga ariko ndasenga Imana yambwira ikintu nkakivuga Imana yambwira ikintu nkakivuga abantu baravuga ati ndavuga ati sinjyewe wa mbere ahubwo ni Yesu wa mbere Yesu ni igitangaza n'umwizera aragukorera iby'ubutwari n'umwizera aragutabara amen haleluya amen ubwo rero jewe ntabwo nikoresha nkoreshwa n'Umwuka Wera nkoreshwa n'Imana Data ishobora byose nkoreshwa Yesu Kristo niwe ushoboza niwe uduhereza imbaraga ibintu byose ushoboye ubona udashoboye ugomba kubwira Yesu akagufasha nta n'ikintu erega kuri iyi si nta n'ikintu twakishobora usibye Yesu udufasha ntacyo twakwishoboza pe usibye Yesu wo kudufasha amen haleluya amen Yesu ugomba kudufasha gusa n'uyu munsi abarwayi uwo munsi nasengeye abantu 30 havuyemo 15 barataha wasengeye abantu 30 bajyamye ku bitanda muri CHUK 30 15 bahita bataha oya gasubiramo neza numve umva ibintu kumva birakurenze nasengeye abantu 30 barwaye indwara zitandukanye hari abari barwaye diabete hari abari barwaye imivuduko hari abari barwaye ngo bagonzwe hari abari barwaye ibyo batambutse mu ntuza mu mirima zabo barabateza abarozi hatasha abantu 15 batandukanye barakira pe barataha uyu munsi bari kumamagara ati n'abandi 15 basigaye amaze gutahamo batandatu ndacyajya ku misozi itandukanye nk'abasengera bari kumbwira ngo bari gukira nabo nabona imodoka zagonze buriya iyo usenze Imana ntishiramo affection cyangwa ishiramo amakanseri ni byiza cyane bahita bakira n'igisebe niyo cyaba ari igisebe ndasengera kigakira hagakira hagafunga wewe iminsi 3 iminsi 2 ukabo uri kuvuga ati Imana ishimwe ngusenga cyane gusenga ariko rero gusenga nta mikino ibamo birumvikana kwiyiriza kamenya kuri gusenga ntukina n'amasengesho
iyo dufashe iminsi yo kwiyiriza byica abadayimoni. Kwiyiriza hari ibintu byinshi biritura. Kwiyiriza ni ijambo rikomeye cyane. Yesu akora ibitangaza iyo uri kwiyiriza, ugashira umutima ku kwiyiriza, ukavuga ati uyu munsi ndashaka kukubona wowe Mana, ndashaka kubona imbaraga zawe, ndashaka ngo ururukire ku kibazo cyanjye. Yesu arururuka akagutabara. Senga nta mikino zibamo. Nuko fiye navuga ngo Imana y'amahoro igukomereza amaboko kandi ikongera amavuta. Ubuhamya bwawe n'ibitangaza Imana yo kugukoresha pe ayigantu bajya bavanga rwose ngo nshimye Imana ngo bwakwira bugacya. Nawe dukomeje bwakwira bugacya, ahubwo icyiza biryoha bisubiyemo nako binacumbukuwe. Tuzagaruka kandi icyo gihe nabwo Imana izaba imaze kugukoresha n'ibindi. Dukomeze tubwira abantu imbaraga z'Imana. Tugiye gusoreza ahangaha. Icyo ugiye gukora niki? Abantu bo kuri Concord TV show bakunda guhamagara, kandi nacyo cano twayishyiraho kugira ngo aho abantu batabasha kugera tuhabagerere. Niba umuntu ari muri Australia ntago azaza hano muri Burera ngo bimushobokere, ariko hari ikoranabuhanga, hari telefone kuba yaguhamagara ukamusengera mu gihe ufite umwanya. Ugiye gutanga nimero yawe rero, ubundi uzagukenera aguhamagare umusengera. Ubwo ujya wishyuza sawa, tanga nimero yawe. Nimero yanjye ni 078 63 83 urasubiramo 078 63 83 yego. Katugane ku musozo rero uza kudusoreza n'isengesho nkuko twanatangiranye n'isengesho. Imana y'amahoro iduhane ibyiza. Ni karibu n'isengesho. Murakoze cyane. Imana yaturinze, yabanye natwe muri iki kiganiro. Reka twongere dushime Imana ko yatubaye hafi. Urakoze Mana nyiribihe, urakoze Mana nyakubahwa, urakoze Mana muremyi wa byose. Twongeye kugushima cyane, turaguhimbaje. Urakoze kuri umukozi w'umuhanga wabanye natwe, watubereye maso. Urakoze kubana natwe. Rero reka twongere tukurabyize n'ibihe biri imbere, twongere tukuragize umwanya rero tugiye kuvamo, ubane natwe. Witeka nyiribihe, twaje guhagarika imbaraga z'umwijima mu izina rya Yesu. Ni mu izina rya Yesu rifite imbaraga. Urero urakiranuka, uravuga bikabategeka bigakomera. Reka nongere ntuze ariko ntutuze, komeza kubana natwe nanone iteka ryose niwe bidashira. Amen.